Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana n'ubuzima bwiza dukesha iby'Imana yaremye. Uwo muri kumwe ni ya nshuti yanyu mumenyeranye Nzayisenga Jeanne Paul ensenya naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Inkuru nziza mbazaniye ni uko indwara zose zikira iyo umuntu akoze ibishoboka byose akubahiriza amahame y'ubuzima inyuguti ku nyuguti, birangira indwara yararwaye azikize neza kandi mu buryo bwiza. Ibi birashoboka, bisaba ko umuntu yarya ibyo kurya bizima, akanywa n'ibinyobwa bizima kandi akigengesera no mu zindi ngeso runaka. Uyu mwanya nshaka ko tuganirira hamwe ingamba umuntu yakoresha ari kwivura amara, kandi ndi gusoza ndababwira ingamba ihebuje ibindi byose umuntu yafata agakira indwara zose zibasira amara, nubwo yaba ari muzima atararwara amara, akabasha kugira ubuzima bwiza, aho adashobora gutekereza ko azongera kurwara indwara z'amara. Niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, kanda subscribe n'inzogera, nawe uje ugira amahirwe yo gusangizwa ibi biganiro utapfa gusanga ahandi, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Paul ensenya naturopathe. Ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Nujya wumva mvuze naturopathe, uzaje umenya yuko ari urukundo nakunze ibyaremwe bitewe no kunkiza indwara nyinshi, maze nanjye niyemeza kuba umwigisha n'umujyanama w'ubuzima, kandi ibyo byose nkabikorana urukundo bitewe n'amabanga natahuye mu byaremwe, kandi aya mabanga akaba yarankijije indwara nyinshi. Ni biki umuntu yakora igihe cyose ashaka kurinda amara ye, ayavura indwara arwaye cyangwa se ari kuyakingira indwara yajyaga kwibasira? Ikintu cya mbere umuntu akwiriye gukora ni ukugabanya umunyu niba atararwara indwara z'amara. Uyu munyu turungisha ibyo kurya bikaryoha, si uko ari mubi 100%, ahubwo abahanga benshi bavuga yuko iyo ukoreshejwe neza ari ingenzi ku miterere y'amazi y'umubiri. Iyo umuntu akoresha umunyu neza, umubiri we ugira amazi aringaniye, kandi iyo umuntu awukoresha neza, ingingo zimwe na zimwe z'umubiri nibwo zibasha gukora neza, nk'igifu. Nubwo abarwayi b'igifu batemerewe umunyu, cyane cyane umunyu mwinshi, ariko iyo umuntu hari ibyo kurya birimo umunyu uringaniye, aba ari byiza ku buzima bw'igifu. Ariko ku bantu bamaze kurwara indwara z'amara ndetse n'igifu, umwijima ndetse n'urwagashya, ntabwo bemerewe gukoresha umunyu. Umunyu wongera uburemere bukabije ku ndwara basanzwe barwaye, ugasanga bashobora no kuzivuza igihe kirekire kandi badakira. Ikintu cya kabiri umuntu akwiriye kugendera kure cyangwa se kuzibukira ni isukari yo mu nganda. Iyi sukari nubwo iryoshya ibinyobwa, ibyo kurya bimwe na bimwe nk'imikati, za biswi, za bombo, kandi akaba ari byo abana bakunda, ariko ni umwanzi ukomeye cyane dutunze ku isi. Abahanga benshi ntibahwema kugaruka kuri uyu mwanzi wambura ubuzima abantu baseka. Nyabona umuntu ushaka ubuzima bwiza bw'amara si no kuyigabanya, ahubwo akwiriye kuyireka burundu, cyane cyane ko ibyo kurya byose turya, za karoti, za beterave, bisheke, imbuto zitandukanye, ibinyampeke byose, ibinyamisogwe bimwe na bimwe, hafi ya byose biba bikize ku isukari. Nta mpamvu yo kugirwa imbata n'isukari mvaruganda kandi ikenya ubuzima bwacu, mu gihe dufite ibiryo byiza byayisimbura kandi umuntu ntagire ikibazo. Icya gatatu umuntu akwiriye gukoresha neza ni imineke. Imineke yo ntabwo ari ukuyireka, ahubwo umuneke umwe cyangwa imineke 2 ni ingenzi ku buzima bw'amara. Iyo umuntu yayiriye neza abasha kwituma neza cyangwa kujya mu bwiherero, ariko umuntu ntabwo yemerewe gukoresha imineke irenze urugero. Iyo wayikoresheje byanga bikunze ugira ingaruka. Niyo mpamvu ari byiza kwigengesera ukareka imineke myinshi, ahubwo ugakoresha imineke mu rugero kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Icya kane ni icyayi. Ndavuga iki cyayi bavangamo isukari, bakavangamo amata n'amajyane, bagikoze no mu mababi y'icyayi. Iki cyayi nacyo ni umwanzi ukomeye cyane w'ubuzima bwa muntu. Mu gitabo cyitwa Rengera ubuzima cyangwa se Ministère de la Guérison, umurimo w'ubuvuzi, cyanditswe n'umunyamerika w'umuhanga witwa Ellen G. White, avuga yuko gukoresha icyayi nk'uko bakinywa buri munsi ndetse n'ikawa ariyo ntandaro yo gususa
gusumira, amazinda, ubwenge buke mu ishuri, kutabasha kwibanda ku byo wiga, ndetse rimwe na rimwe mu gitabo cyitwa Nourriture Vivante bavuga yuko gukoresha icyayi kirimo isukari bituma n'abashakanye batusa neza inshingano zibareba. Rimwe na rimwe umugore atakaza ubushake, umugabo ntabwo abasha gushorera neza ikivi ngo akigeze ku mbugiro, ahubwo usanga ari ibibazo bikomeye cyane. Niba ushaka ubuzima bwiza cana cy'ukubiri, ukoresha ibimera byiza, wakoramo icyayi kikakuryohera kandi ukikingira indwara nyinshi. Ku mwanya wa gatanu ni ibikomoka ku nyamaswa. Ibikomoka ku nyamaswa yaba amagi, amata, inyama, ikiremve, ikimuri n'ibindi byinshi bikomoka ku nyamaswa ntabwo byemewe ku buzima bwiza bw'amara, cyane cyane niba waramaze kurwara amara. Nta na rimwe ukwiriye gutekereza ibikomoka ku nyamaswa, cyane cyane inyama z'ubwoko bwose. Ndabaha urugero, indyanyama zitandukanye n'indyabyatsi, kandi amara yegereye amara y'umuntu ni amara y'indyabyatsi. Amara y'indyanyama yikubye inshuro 5 ay'indyabyatsi. Amara y'indyanyama aranyerera, ariko amara y'indyabyatsi arahanda. Amenyo y'indyanyama arasongoye cyane, ariko amenyo y'indyabyatsi arabwase. Ndetse amacandwe y'indyanyama arakarishye cyane, afite aside nyinshi, ariko amacandwe y'indyabyatsi aroroshye cyane ndetse ni meza cyane ku buzima bw'igifu. Ibi byose bigaragaza yuko umuntu atemerewe kurya inyama, ahubwo akwiriye gutungwa n'ibimera gusa. Icya gatandatu, umuntu ushaka kuvura neza ndetse no gukiza indwara zibasira amara no kuzikingira, akwiriye kwirinda kurya nijoro. Kurya nijoro ugahita uryama ni intandaro y'indwara nyinshi, byangiza umubiri w'umuntu muri rusange, cyane cyane amara ye. Ushaka ubuzima bwiza akwiriye kwirinda kurya nijoro, ahubwo agakora ibishoboka byose izuba rikarenga yamaze kurya. Icya karindwi ni ukwirinda kurya buri kanya, ahubwo ugakora ibishoboka byose ukarya kabiri kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza. Gusa ushobora no guhindura aka kamenyero ko kurya kabiri, ahubwo ukitoza umwitozo nshaka gusorezaho, ari nawo muti ukomeye cyane ku ndwara zibasira amara, ukaba n'urukingo rukomeye cyane ku bantu bashaka kugira ubuzima bwiza. Icya munani umuntu akwiriye kwirinda ni stress. Nubwo umuntu akwiriye gukora ibintu byinshi ngo atere imbere kandi abashe kwitunga no gutunga umuryango we no kugirira umumaro sosiyete muri rusange, abamukeneye akabagoboka cyangwa akabafasha, ariko umuntu ntabwo yemerewe gukora ngo arenze urugero. Akwiriye gukora imirimo iringaniye, kandi iyi mirimo iringaniye akayikora mu buryo bwiza. Ku bantu bakunda gusoma Bibiliya bagaragaza yuko nta cyeza k'umunebwe cyangwa se ubute n'ubunebwe. Ubute n'ubunebwe nibyo byaranze cyane abaturage ba Sodomu za mbere. Ubwo ni kuganira n'abantu bakunze gusoma Bibiliya. Icyaha cya mbere Babuloni ishinjwa ni ubunebwe no kudamarara. Umuntu ushaka kwirinda ibyaha by'i Babuloni yirinda ubunebwe, ariko nabwo ntabwo yemerewe gukora ngo arenze urugero, kuko byamujyana mu kaga ko guhangayika, ugasanga ubuzima bwe ntabwo bugenze neza. Bwa nyuma twegereje ku musozo, umuntu ushaka kurinda ubuzima bwe, bya bindi bita kuminuza no gufata za PhD cyangwa se impamyabushobozi z'ikirenga mu kurinda amara yawe. Ushaka kurinda amara yawe neza mu buryo bwo kuminuza, wakwitoza kurya rimwe ku munsi. Hari abantu benshi nzi barya rimwe ku munsi kandi ugasanga bafite ubuzima bwiza. Umuntu wa mbere nzi ni Umuhindi, aracyariho, ni umucurabwenge witwa Sadhguru Sakideva. Uyu Muhindi witwa Sadhguru atanga ubuhamya avuga yuko nko ku myaka 20 nawe yarwaraga indwara nyinshi, ariko amaze kumenya akamaro ko kurya gake ku munsi yiyemeza kurya rimwe ku munsi. Ubu tuvugana Sadhguru amaze imyaka hafi irenga 45 arya rimwe ku munsi. Ntabwo yigeze agira ingaruka, ahubwo nibwo yarushijeho kugira ubuzima bwiza. Ni umuntu urangwa n'ubuhanga bwinshi, akarangwa n'ibitekerezo byiza, akarangwa n'umutima mwiza. Ubuhanga n'ubucurabwenge wabimu
kumubarizaho kumenya neza iby'ubuzima nuko yagira inama abandi. Ni dogiteri ukomeye cyane, njyewe mushyira ku mwanya wa mbere w'abadogiteri bari mu isi. Uyu mugabo ni umuhanga cyane, arazwi cyane mu banyabuzima ndetse n'abahanga mu by'ubuzima bita naturopate. Uyu mugabo yabigezeho bitewe no kurya rimwe ku munsi, kandi igitangaje kuri we nubwo arya rimwe ku munsi ntabwo arya ngo arenze urugero, arya ibyo kurya biringaniye umubiri we ukeneye kwakira, maze akarushaho kugira ubuzima bwiza, ubwenge, kubana neza n'abandi, kubagira inama, kubahana no kubaha icyerekezo n'umurongo mwiza w'ubuzima. Mu biganiro byinshi by'uyu mugabo ntabwo ahatira abandi bantu kurya rimwe ku munsi, ahubwo ababwira yuko umuntu ushaka ubuzima bwiza akwiriye kurya 2 ku munsi, akarya mu gitondo no ku manywa, kandi hagati y'ifunguro n'irindi hagaca amasaha menshi. Ni ahangaha avuga yuko rimwe na rimwe hashobora guca amasaha 8 cyangwa 10 bitewe n'uko wabipanze neza. Wabipanze muri ubu buryo kandi ukabigeraho, byanga bikunze wagira ubuzima bwiza kandi wishimiye. Noneho nabageje muri kaminuza y'ubuzima nkurikije ibitabo nsoma ndetse n'ubuhamya bw'abantu batandukanye, nk'ubuhamya bwa Eric Badge avuga yuko umuntu yiyemeje kurya rimwe ku munsi kandi akarya ku manywa gusa, ndavuga saa 6 mu gitondo, akanywa ibyayi bisukura umubiri, nta ndwara n'imwe yarwara. Icyakora nka nimugoroba yumvise afite inzara, yakongera agakora icyayi cy'ibimera nk'icyayi cya romare wongeyemo ubuki, icyayi cya cyayi, icyayi cy'amababi ya avoka wongeyemo ubuki. Iki wakinywa kandi nta bibazo wagira, warushaho kugira ubuzima bwiza. Wiyemeje kurya rimwe ku munsi. Nababwiye yuko iyo ari kaminuza y'ubuzima ntabwo ari itegeko, cyane cyane ko hari abantu batabyemerewe, cyane cyane nk'abantu barwaye indwara igihe kirekire. Abangaba barasabwa kurya 2 ku munsi, ndetse n'abana batoya batararenza imyaka 12 ntabwo bemerewe uyu mwitozo, ahubwo bo barya 3 cyangwa 2, ariko bariye 2 nibyo byaba byiza kurushaho. Ariko umuntu wamaze gukura hejuru y'imyaka 12, imyaka 20, 30, cyane cyane umuntu uri kurenza imyaka 40, yiyemeje kurya rimwe ku munsi kandi akarya ku manywa. Mbega ukuntu yagira ubuzima bwiza. Za ndwara ziherekeza bari kwerekeza mu zabukuru, za rubagimpande, amazinda, kunanirwa gukora ibyo ushinzwe, kunanirwa inshingano z'abashakanye, reka nkubwire, wageza no mu myaka 70, 80 ukiryohewe n'inshingano z'abashakanye bitewe n'uyu mwitozo kwimenyereza kurya rimwe gusa. Icyo abahanga bita kurya rimwe ku munsi cyangwa se OMAD, 1 meal a day, cyagukiza indwara nyinshi ukimenyereje kandi ukagikora mu buryo bwiza. Inshuti bavandimwe, tudahwema kubana mu biganiro bitandukanye by'ubuzima, bashimiye yuko mwamaze gukanda subscribe n'inzogera, mwigiriye neza, niba mwubahiriza inama tudahwema kubasangiza buri munsi. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, nawe kanda subscribe n'inzogera, uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya, maze ugira amahirwe yo gutera intambwe no kuzamuka ingazi ugana ku buzima bwiza buhebuje kuruta uko wabitekereza. Ubwo akaryoshye kadahora mwitama ntashira, ahubwo akarekwa. Icyakora akaryoha asubiwemo. Noneho munyemerere mbimbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao. I love you so much my dear friends. Bye bye.